Yesu ashimwe waramutse neza uyu no munsi wanjye uyu no munsi wawe ukubera umunsi mwiza ubuntu bw'Imana bubane nawe bugushoboze bidafite imbaraga zo gukora kandi nyamara ukeneye kubikora burahari kugira ngo buhorane na uzajye wibuka ko buhora buba bushyashya buri gitondo burahari ku bwawe burahari kugira ngo bugushyigikire umwami Imana ntabwo ajya akureka. Reka dukomeze gufatanya kugwiza ijambo ry'Imana mu mitima yacu kugira ngo tugire imbaraga zo gukora icyo ritubwira. Turi mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ku gice cyaho cya kabiri. Reka duhere ku murongo wa 4 ngo kandi utegeka abantu uti mugiye kunyura mu gihugu cya bene wanyu Abesawu batuye kuri Seyire bo bazabatinya nuko mwirinde cyane ntimubarwanye kuko ntazabaho ku gihugu cyabo naho yaba intambwe imwe y'ikirenge kuko nahaye Esawu umusozi wa Seyiri ho gakondo. Mwibuke ko Mose arimo kubasubiramo amategeko n'iby'Uwiteka abasaba gukora kuko barimo bararangiza urugendo benda kwinjira Kanani kandi Mose atazinjira nayo. Ikintu kinejeje ahanga n'uburyo Uwiteka yitaye kuri aya masano arimo arababwira ngo nubwo yaba intambwe imwe ntago nzabaha kuri iki gihugu nahaye bene Esawu. Muribuka ko Esawu ari umuvandimwe wa Yakobo ari impanga ye nuvuga ngo Uwiteka yabatuje gakondo yabo ntiyemera ko n'ubu bwoko bw'amasezerano burimo bugana mu gihugu cy'amasezerano bagira na metero n'imwe batwaraho. Iyi Mana rero yita kuri ibi ngibi yitaye no kuri detaye z'ubuzima bwawe. Ni Imana yinjira mu bya bindi byose twibwira ko itabireba kwireba ibintu binini gusa ko utuntu duto tukubabaje cyangwa tukugoye itatwitaho ariko ni Imana ibyitaho. Yibukaga neza aho yatuje bene Esawu yibukaga umusozi yabahaye irababwira ngo bo babatinye bumvise muza ariko mwirinde nta na metero n'imwe nta ntambwe n'imwe ushobora kuba kuri kira gihugu kuko namaze kugitanga. Ni Imana y'amasezerano ni Imana yibuka ijambo ryose yagiye ituvugaho. Ku murongo wa 7 ngo kuko Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha imirimo yose ikuva mu maboko ikita ku rugendo rwawe rwo muri ubu butayu bunini Uwiteka Imana yawe ikabana nawe muri iyi myaka uko ari 40 ntihagire icyo ubura. Nongeye kunezezwa n'uyu murongo wongera kuvuga ngo Uwiteka yita ku mirimo yose ikuva mu maboko. Hari igihe twibwira yuko Uwiteka yita ku gace kacu twita ak'umwuka yitaye ku misengere yanjye yitaye niba ndi buvuga ubutumwa niba ndi bubwira barimbuka nkababwira ko Yesu agira neza yitaye niba ndi bufasha abandi bantu bashonje cyangwa imfubyi ariko ntiyite ku mirimo yacu. Uwiteka yita ku mirimo y'amaboko yacu. Gukora ni umugisha. Uwiteka rero yita kuri iyo mirimo kandi kayiguhera umugisha. Niko arimo kubabwira ngo Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha imirimo yose ikuva mu maboko. Nukora uzajya ukora nk'uhimbaza Imana nk'ushimisha Imana. Imirimo yose uyikora wibuka ko Uwiteka yireba ayitayeho agamije kuguha umurimo nawe uyikoreremo ibitunganiye Uwiteka ibitarimo kwangiza ibitarimo gukora ibyaha ibitarimo ikintu wakora uhishahisha ubikore wibwiye neza ko buryo ukora urimo guhimbaza Imana kandi Uwiteka arabinezerwa ndetse agambiriye guhumugisha imirimo ikuva mu maboko kugira ngo wowe ubwawe ubeho neza umuryango wawe ubeho neza ugire n'icyo umarira abandi batagize amahirwe nkayo ufite. Ku murongo wa 14 nguhereye igihe twaviriye i Kadeshi y'i Baruneya ukageza igihe twambukiye ako kagezi Zeledi ni imyaka 38 igeza igihe abarwanyi bacyagiye bose bashiriye mu ngando zacu uko Uwiteka yari yabarahiye. 15 kandi amaboko y'Uwiteka yarwanaga nabo ngo abarimbure mu ngando zacu ageza aho bashiriye. Iyi mirongo mu by'ukuri iteye ubwoba iratwibutsa urupfu abantu bari banze gukomeza i Kanani bagiye bapfa. Muribuka ko bavuze ngo Imana ntiri kumwe natwe ntituzabishobora bazatumerera nabi n'ibindi bitandukanye. Uwiteka agahita ababwira ko batazigera bagera i Kanani ahubwo ko abana babo ari bo bazagerayo. Ni ukuvuga ngo kuva iryo jambo ryamanuka aba bantu batangiye kugenda bapfa buke buke bagiye kugera ku minsi yo kujya kwinjira i Kanani bose barashize. Igiteye ubwoba ahangaha no kurwanwa n'Uwiteka. Iyo warwanwijwe Uwiteka kubwo kwigomeka kubw'ingaruka tuzanirwa n'amahitamo yacu mabi cyangwa n'ibyaha byacu nta muntu wadukuraho icyo gihano gikurwaho no kongera gusaba Imana imbabazi tukongera tugasubira mu buntu bw'Imana. Niyo mpamvu gukora ikintu kinyuranye n'iki Imana ishaka biba bizatugiraho ingaruka. Tuzajye dutekereza kabiri ariko navuga tubanze twongeye twisubiremo nimba ngiye gusohoka mu kintu Uwiteka yari yaranshyizemo nimba ngiye gukora ikintu mbizi neza mu mutima wanjye ko kinyuranye n'icyo Uwiteka ashaka. Haba nubwo tugenda dusenga ukakijyamo bizi neza ko atari Imana igushakaho ariko agenda usenga usaba ubuntu bw'Imana kuguherekeza aho hantu. Nagira ngo mvuga nubwo ubuntu bw'Imana buhari ku banyantege nkeya kuri twese ariko ubuntu bw'Imana buboneka mu by'Imana idushaka. Erega turi abantu yaremye ituremeye ibintu runaka ituremeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo. Hari ahantu rero itamperekeza igihe cyose nimo ngana mu binyuranye n'ibyo
muntu yashakaga. Tuzajya tubanza tubitekerezeho igihe cyose wumva ugiye mu kintu kimeze nko kwigomeka ku Mana kandi ubizi neza. Ku murongo wa 25 uyu munsi ndatangira guteza ubwoba amahanga yose yo munsi y'ijuru ngo agutinye, bazumva inkuru yawe bahinde imishyitsi ubatere kubabara cyane. 31 Uwiteka arambwira ati dore ntangiye kukugabiza Sihoni n'igihugu cye, tangira kugihindura ubone kukigira gakondo. 36 Uhereye kuri Aroweri iri mu mutwe w'igikombe cyo kuri Arunoni no ku mudugudu uri muri icyo gikombe ukageza kuri Galeyadi, ntihagira umudugudu utunanizwa n'uburebure bw'inkike z'amabuye zawo, ahubwo Uwiteka Imana yacu iyitugabiza yose. Uyu murongo nanone wongeye gusubiza ibyiringiro muri twebwe. Mu by'ukuri abo bagendaga barwana nabo suko ubu bwoko bw'Imana bwabaga aribwo bufite amaboko akomeye, bwabaga aribwo bufite ingabo zikomeye, oya, ariko Uwiteka yabashyiragaho igitinyiro cye bigatuma aho benda guhinguka ayo mahanga abatinya, akabagirira ubwoba, agakuka umutima, mu yandi magambo agatangira gutsindwa bataratangira no kuyarwanya, kuko Uwiteka ari we wari ubashoreye kandi yarabahaye igitinyiro. Nongera nkubwire ngo kuba turi mu ruhande rw'Uwiteka ni iby'agaciro umuntu atabona uko agereranya nabyo, kuko Uwiteka guhagarikiye biraguhagije. Igihe wumva ibintu biteye ubwoba bivuga iruhande rwawe, abandi bananiwe n'ibi ibintu byacitse iruhande, uzajye wibuka ko niba Uwiteka ari mu ruhande rwawe biguhagije. Ngo yagendaga ashyira igitinyiro, niyabashyiragaho igitinyiro inkuru zabo zakumvikana bakagira ngo ni intwari zije n'abantu bafite ingabo ziteye ubwoba, kandi ari Uwiteka watanze icyo gitinyiro. Nabo baravuga ngo nta mudugudu n'umwe wigeze utunanira, nubwo yari igoswe n'inkike z'amabuye ndende cyane, ariko nta na kimwe cyatunaniye kubera ko Uwiteka yarayatugabije. Nongere nkubwire ngo hora mu ruhande rw'Uwiteka, ukora iby'Imana ishaka kukurwanirira ko izakurwanirira nta kabuza. Nibyo wibwira ngo ntibishoboka, nta mbaraga ufite, erega n'umuntu ashyigikira abanyantege nkeya, ariko bahitamo gukomeza kumvira ibyo avuga n'ibyo ashaka. Imana iguhe umugisha, ugira umunsi mwiza.